Hey my people, mumeze mutenisha kuri ugarutse nanone umunsi mbazaniye iki turi mu mpera z'icyumweru nkuko nabasezeranyije buri cyumweru nzayambakiraho udufilime tuba twaproduce mu cyumweru gishize kugira ngo mwabasha kuzistreaminga mubashe kuzireba kubera ko ukuntu tuba twashyizeho zigatambuka mutabashije kongera kuzireba kubera ko wenda ushobora kujyaho dushyizeho inshyashya nizo ziba ziri hejuru ugasanga izo zatambutse ntabwo uri kubasha kuzibona. Filime twashyize cyumweru gitambutse twahera nko kuri filime yitwa Titanic. Titanic ni filime twashyizeho yasobanuye na Rocky irahari, urabizi inkuru ya Jacques na Rose twayishyizeho mu mashusho meza cyane ari HD ku bantu bakunze bakunda inkuru z'urukundo iriho. Indi filime twashyize cyumweru gitambutse ni filime yitwa Ad Vitam. Ad Vitam ni filime ya Rocky ya 2025 irimo action kazamo n'urukundo gatoya y'umugabo ushaka gutabara umudamu utwite kubera ko abapolisi barakoze ibintu bibi bakabashinja ko binjiye ahantu mugenzi wabo agapfa, bakavuga ngo nta bantu ngo batazwi kandi ari abasirikare batumwa na leta babiciye mugenzi wabo. Rero bamwirukana mu gipolisi, abafite badge aba yambaye uwo munsi amaraso atarukiraho akagenda gupimisha DNA agasanga uwo muntu ni umusirikare ukorera leta. Bikaba ngombwa ko ayo makuru bashaka kuyamwicira bakatwara umugore bakamushimuta ariko bigapfa ubusa nyine kubera ko aba ari indwanyi. Ni filime nziza irimo action n'urukundo. Indi filime twashyize cyumweru gitambutse ni filime yitwa 60 minutes cyangwa se iminota 60. Filime nziza yakozwe na Sankara, irimo ibintu byo kurwana utuntu tw'utu-action duto ushaka kujya ukayitsurima ukayireba. Kandi ga filime twashyizeho nanabararikira kureba na filime k'abantu baba bashaka kuva muri Senegal bagenda muri Espagne, bagenda muri Italy, bagenda i Burayi. Ni agafilime keza kakozwe na Musa Savimbi bakita Lo Capitano. Ni agafilime keza wa streaming ukishima ukenjoyinga niba ukunda twa tuntu tw'ubwenge turimo inkuru zimeze neza. Akandi gafilime wajyaho kareba twashyize cyumweru gitambutse ni agafilime kitwa The Protege. Filime yakozwe na Gaheza yura mugore wakinnye Nikita bamwita Maggie Q. Ni filime nziza irimo action abashaka guhora naho ibintu nk'ibyo bari abantu babicanye bashaka kwica umubosi ibintu nk'ibyo wajyaho ukayireba. Ni filime nziza niba ukunda action ukunda Gaheza iriho yitwa The Protege. Indi filime twashyizeho ni Jumongo abantu bakomeje kuyisaba cyane bavuga ko itari kurangira ariko episode 41 finale mu mashusho ari HD yamaze kugeraho. Ushobora kujyaho ukayireba ugastreaminga ukenjoyinga na famille yawe. Kandi gafilime twashyizeho keza gashobora kuba kari kubikora ushaka kuba waracikanywe no kukareba ni agafilime kitwa 30 days max cyangwa 30 jours max. Ni agafilime keza kakozwe n'umusonuzi witwa Dylan, bari bamukumbuye yaramaze iminsi adakora ariko yagarutse. Ushaka kujyaho mukakareba kuri oshakorofilms.com no ku giti naho ziba ziriho izaro ko mushaka kuzankuka films.com cyangwa se mukagenda kuri oshakorofilms.com kamwireba. Ni filime twashyizeho ni filime ya Kevin Hart yitwa True Story, ifite episode 7 igahita irangira. Ushaka kujyaho ukabasha kuyireba nayo ni filime nziza cyane. The True Story yambanirwa n'umuvandimwe we kandi ntacyo atamukoreye yaramufashije yaragize ate ari umurara aba yikinira comedy ivuga ku nkuru ye nyine ashaka kubikina ku buzima bwe bwa nyabwo bwa Kevin Hart uraho umukomedi wakinnye ya filime yitwa Man from Toronto, yagukiniye n'izindi filime nyinshi yitwa ari niyo yakinnye yitwa Fatherhood ya Savimbi. Afite filime nyinshi nziza ushaka kujya ukayireba. Indi filime twashyizeho kuri website ni filime yitwa Three Idiot nayo yagezeho. Ni filime ya Rocky yari isanzwe yakozwe na Savimbi ariko Rocky yayisubiyemo irahari ushaka kujya ukayireba. Abantu bari bakumbuye Junior, rero Junior afite filime ebyiri twashyizeho z'amasezonize harimo filime yitwa Back Under Siege. Ni filime y'abajura babiba ari mu mutipe utumwa na leta kwiba. Ni filime nziza ushaka kujya ukayireba. Niba ukunda filime zijyanye no kwiba amafaranga, warakunze za La Casa de Papel, warakunze amafilime menshi cyane arimo ubujura, ushaka kugenda ukayireba. Niyo ni nziza yakozwe n'umusono Junior yaramaze iminsi adakora ariko nawe yagarutse. Akandi gafilime ushaka kujya ukareba ni filime yitwa The Day of Jakar. Ni agasisoni gafite episode 10 kakarangira nako kakozwe na Junior kagezeho episode 10 finale. Ushaka kujya ukakareba ugastreaminga we na famille yawe mukenjoyinga. Wape ko munoze kuenjoyinga mugatangira umwaka mumeze neza. Turacyari mu kwezi kwa mbere. Komeze mwenjoyinga gasobanuye kuri oshakorofilms.com. Ya nimero yanjye niyo ngiyo 832016 ufite igitekerezo cyangwa icyo ushaka kubaza watwandikira kuri WhatsApp tukagufasha ariko utabaza ibintu nyine biterekeranye. Urawazo ushaka tubaza ati ko ndi kuri filime wenda nibikunde na filime se bimeze bite, hari kubaza ngo iyi ngiyi ngo uzayiduhe ngo uzayiduha ibyo ntago birya.
hari nka filime ukeneye ushobora kuyishyura tukayiguha, cyangwa se ugategereza tukazayishyiraho. Ufite ikibazo mu kureba filime uratwandikira tukakwereka akavidewo kagaragaza uburyo bikorwa, uburyo ubasha kureba.